Reka dusome ijambo riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya kabiri, turasoma umurongo wa 6. Hari ijambo rivuga ngo, nawe Betelehemu yo mu gihugu, yo mu Bayuda, ntabwo uri muto, uri uw'inyuma mu butegetsi bwo mu Bayuda, kuko muri wowe hazaturuka umutegetsi, azaba umushumba w'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Imana itugirire neza. Tutaragaruka kuri iri jambo, hari impamvu bavuze ngo ni ubutumwa bwiza, kuko ubundi ibitabo 5 bya mbere byo mu isezerano rishya bitwereka imiryango n'ubuzima bwa Yesu Kristo. Iyo ukeneye kugira ngo umenye umuryango wa Yesu, umenye ubuzima bwa Yesu, usoma ibyo bitabo 5 bibanza, ukagenda umenya Yesu, ukagenda umenya inkomoko ye. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyo kitubwira amateka y'itorero rya mbere. Iyo ushaka kugira ngo umenye amateka y'itorero rya mbere, nibwo ujya kureba ibyakozwe n'intumwa, uko intumwa zakoze umurimo, ko zatangiye, ko zarindiraga mbere yo kujya kuvuga ubwo butumwa, bakabanza bakajya mu cyumba cyo hejuru, kuko Yesu yari yarababwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga, Umwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yudaya, i Samariya, kugeza ku mpera y'isi yose. Aho bujijwe Umwuka Wera bagatangira gukora ibitangaza byinshi bigiye bitandukanye. Rero igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kigenda kibitubwira ukuntu byagendaga bigenda, ukuntu ibitangaza, ukuntu bazuraga abapfuye, ukuntu bahagurutsaga baremaye, byinshi cyane ugenda ubimenya. Naho ibitabo 4 bibanza nibyo butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero ushaka kugira ngo umenye ubutumwa bwiza Yesu yavuze hano ku isi, Yesu akatubera urugero, uragenda ukabisoma neza, ugasobanukirwa neza icyo Yesu yasize avuze. Kandi iyo ugishyize mu bikorwa, biba ubuzima bwawe, kandi ubona impinduka zihuse cyane. Niyo mpamvu rero igitabo cya Matayo twasomye ni igitabo cyanditswe na rubanda rw'Abayuda, kuko nta nubwo ari na Matayo wacyanditse, ahubwo ni rubanda. Kandi igice cya mbere hatubwira igisekuruza cya Yesu Kristo mwene Dawidi. Naho kuva mu gice cya mbere kugeza mu gice cya 4 hakatubwira Yesu nk'umuntu, katubwira Yesu nk'umwami. Niyo mpamvu rero Yesu yari Imana mbere y'uko aba umuntu, ariko yahindutse umuntu kugira ngo abe nkatwe. Araza aba mu buzima nk'ubwo twebwe tubamo, araza yerekana yuko gukiranuka bishoboka, yerekana yuko kwirinda icyaha bishoboka, yerekana yuko guca mu bigeragezo umuntu yabicamo kandi agasigara ahagaze, yerekana ubumana, atubera urugero rwiza rwo kugira ngo natwe tuzagere ikirenge mu cye. Niyo mpamvu rero yaje atwereka, aravuka bisanzwe nk'uko natwe twavutse, araza arakura, agwiza ubwenge, agwiza imbaraga, akurira mu butayu nk'uko natwe twese tugenda dukurira mu butayu bugiye butandukanye. Araza akorera Imana, araza atoza abigishwa kugira ngo umurimo w'Imana utangire. Inkomoko y'ubutumwa bwiza birabonetse. Rero Yesu yaje nk'umwami, Yesu yaje nk'umuntu, Yesu atwereka yuko ibintu bishoboka. Niyo mpamvu rero ijambo ryatubwiye ngo mu bice 2 bya Matayo umurongo wa 6 avuga ngo
nawe Betelehemu yo mu Bayuda. Iyo bavuze ngo nawe Betelehemu, ukuramo Betelehemu ugashyiramo izina ryawe, ugashyiramo iry'umuryango wawe, ugashyiramo iry'igihugu cyawe, ugashyiramo ubuzima bwawe. Avuga ngo ni wowe Imana ibivuze kuri iri jambo. Avuga ngo nawe Betelehemu ho mu Bayuda. Akavuga ngo ni ukuri nturi mutoya, ntabwo uri mutoya, ntabwo uri uw'inyuma. Mu midugudu yose igose i Yerusalemu, aha hose ni ukuri ntabwo uri mutoya, kuko muri wowe hagiye gukomokamwo umutware, hagiye gukomokamwo igitangaza. Muri wowe Imana igiye kubyutsamwo ikintu kidasanzwe kandi kizaba igitangaza. Bakavuga ngo ni ukuri muri wowe azakomokamwo umutware. Betelehemu yarasuzugurikaga. Betelehemu ahangaha tuvuga nta cyiza cyari kuhaturuka, kuko Filipo na Natanayeli baraganiriye. Filipo abwira Natanayeli, aramubwira ngo ngwino urebe i Nazareti hakomotse umuhanuzi. Natanayeli aravuga ngo none se i Betelehemu hari icyiza cyahakomoka? Mu muryango wawe hari icyiza cyahakomoka? Mu kazi kawe hari icyiza cyahakomoka? Mu buzima bwawe hari icyiza cyahakomoka? Mu mibereho yawe hari icyiza cyahakomoka? Rero arangije aramubwira ngo wihakane ibyo utabonye, ahubwo ngwino urebe. Natanayeli arangije araza. Amaze kuhagera, Yesu ahita amubona, ahita avuga ati mbonye Umwisiraheli nyakuri, udafite uburyarya, udafite uburiganya. Noneho Natanayeli aratangara cyane, yibaza impamvu amumenye, yibaza impamvu amuhishuriwe. Arangije Natanayeli aratangara cyane. Nuko Yesu arangije aramubwira ngo none se wijejwe n'iki? Wizejwe nuko nankubwira ngo uri Umwisiraheli nyakuri udafite uburyarya. Imana ireba umutima, ikareba ibyo umuntu acamo, ikareba ibyo mu ibanga, ikareba ibyo mu migaragaro, ikabireba byose, ikakwitegereza. Imana irakuzi, ikuzi mu kazi, ikuzi mu rugo, ikuzi mu bana, ikuzi ahari hose. Iyo ugiye amaso y'Imana aba akuriho. Iyo ukoze ibyiza Imana ibibireba, n'iyo ukoze ibibi Imana ibibireba. Niyo mpamvu ijambo ryaravuze ngo Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye, uzi imigendere yanjye, uzi aho mba, uzi aho ntuye, uzi ibyo nshamo, uzi ibyo ari byo byose. Ijambo rikatubwira ngo nahungira hehe umwuka wawe? Najya ikuzimu wansangayo, natumbagira mu ijuru mu bicu wansangayo, naryama mu nyanja wansangayo. Nta hantu namwe wahungira Imana, nta hantu namwe Imana itareba. Ibyiza wakora, watinya amaso y'Imana, ukareka gutinya abantu, ukareka gutinya y'abayobozi, warangiza ukareka gutinya y'umuryango wawe, aya papa wawe, aya mama wawe. Aho ngaho batareba, Imana ibikureba. Kandi iyo ukoze icyiza Imana irishima, iyo ukoze ikibi Imana irababara. Niyo mpamvu nta hantu wahungira amaso y'Imana. Natanayeli aratangara ubwo Yesu yamubwira ngo ubwo uri munsi y'igiti
cy'umutini nakurebaga. Natanayeli arumirwa, atangira kwemera yuko i Nazareti hari icyiza cyakomoka. Yesu akomeza amubwira ngo ni ukuri ubwo wijejwe n'ako gatoya, n'uwizera ukankorera ugakora ibitunganye, ni ukuri uzabona n'ijuru ubwaryo rikingutse, uzabona ibitangaza biruta ibyo uri kureba. Natanayeli aratangara ukuntu azabona ijuru rikinguka. Imana igukingurira ijuru, Imana igukingurira imigisha, Imana igukingurire amahoro, ibyabuze biboneke, ijuru rikwishimire, Imana yo mu ijuru ikugenderere. Nawe Betelehemu, ni ukuri nubwo ugawa, ni ukuri nubwo utukwa, ni ukuri nubwo utotezwa, ariko Imana ije kwivanga mu kibazo cyawe, kandi Imana ije gukuramo igisubizo. Lele shifelelebo la tuta ya sisefo, lele shefo lelebo ya sisefo. Ni ukuri nubwo uri muto, ni ukuri nubwo uri insuzugurwa, ni ukuri nubwo uri intabwa, ni ukuri nubwo uri wanzwe, ni ukuri nubwo amashari yahagurutse, ni ukuri nubwo ibihombo byazamutse, ariko muri wowe, aho ngaho muri ibyo bibazo, aho ngaho muri ibyo bigeragezo, la tupe ya shishe fararabaya, ni ukuri ntabwo uri mutoya, ni ukuri nubwo bimeze gutyo, Imana hari ikigiye gukora icyo kidasanzwe, kandi nawe uzavamo umuntu ukomeye, uzavamo umucuruzi ukomeye, uzavamo umunyamasengesho ukomeye, uzavamo umushumba ukomeye, uzavamo umuyobozi ukomeye. Muri wowe hari ibyo abantu batabona, ariko Imana iri kureba muri wowe. Nubwo wowe wasuzugurika, nubwo wowe ubwawe wabona nta nzira zihari, ariko Imana ije guca inzira, Imana ije kwigaragaza. Hari ukuntu ugiye kubona akacu ko guhinduka, hari ukuntu ugiye kubona Yesu aza mu buzima bwawe, Mwuka Wera aza mu buzima bwawe, ibitangaza by'Imana bigakoreka. Uri kumvira ijambo, nawe ubwawe wari wisuzuguye, ariko nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi mutoya. Mu midugudu yose igose ikikijwe na Yerusalemu, kuko muri wowe hagiye gukomokamwo igitangaza, kuko Uwiteka Imana ari wowe avugana nawe. Ni ukuri nturi mutoya. Mu midugudu yose ya Yudeya, mu migi yose ya Yudeya, ntabwo uri uw'inyuma, ntabwo uzahora uri uw'inyuma, ntabwo uzahora ufite igitutsi, ntabwo ari wowe uzahora ufite igisuzuguriro, ntabwo ari wowe uzahora uganye ufite agahinda, ntabwo ari wowe uzaguma mu bukene, ntabwo ari wowe uzapfira mu butindi. La tuteketo ya sisefo, kuko ufite Imana, kuko wumvishije iri jambo. Imana igiye kureba ibintu bikomeye ku buzima bwawe, ku buzima bwawe, mu mibereho yawe. La tupe ya sisefo larabaya, lele shika tu ya sisefo, mula la shife lelebo ya sisefo. Muri Betelehemu ni ahantu hatakekwaga yuko havukira umwami, ni ahantu hatakekagwa yuko havamo umuntu ukomeye, ni ahantu hatakekaga yuko ryaba irembo ry'umugisha. Lele shife lelebo ya sisefo. Nawe Imana aho utatekerezaga, ni Imana igiye gukura igisuzuguriro, igiye gusukura igisubizo, kuko ibyo upinga nibyo Imana igiye gukoresha. Kandi lelebo ya sisefo, Imana igiye gukora ibitangaza ku buzima bwawe, kuko ntabwo uzahora uri uw'inyuma. Mu midugudu yose, mu bakobwa bose, mu badamu bose, mu bagabo bose, mu basore bose, nawe Imana igukuye mu cyiciro cy'inyuma ikwinjiza mu cyiciro cy'imbere. Nawe ubwawe nawe ukwifuza, hano wakifuza ngo agere iwawe, ariko imiryango iyo ngiyo irakugarukiye. Kararaba ya sisefo, laraba ya siketu ya sisefo, waranzwe, ariko Uwiteka Imana azanye igikundiro ku buzima bwawe. Utagusuhuzaga agiye kugusuhuza. Lele shife leleboya, utagusuraga agiye kugusura, kuko nawe ubwawe Imana yamaze kukubaha, Imana yamaze kukubahisha, Imana yamaze kukugirira neza. Lele shife lelebo la tuteketo ya sisefo, kubera
kubera yuko Uwiteka ari Imana ikora ibitangaza kandi ikora imirimo n'ibitangaza. Ugiye kubona ibintu bihinduka, ugiye kubona ibitangaza by'Imana, kuko Uwiteka Imana aravuga ngo ntabwo uzahora uri inyuma, kubera yuko Uwiteka Imana hari icyo akoze. Si wowe giseseka mu migi yose, si wowe woroheje, si wowe uciye bugufiya gusa, ahubwo Uwiteka Imana yiteguye kukugira ukomeye, kubera yuko Uwiteka Imana muri wowe, mu kibanza cyawe, muri ako gatoya ufite, muri ako gasuzuguritse ufite, Imana yiteguye kuza kandi lebo ya sisefo ikabyusamwe ibidasanzwe, ikabyusamwe ibitangazo bidasanzwe. Uzamenya yuko uri Uwiteka wakugendereye, wavuganye nawe muri rino jambo. Ni wowe Betelehemu, ni wowe Betelehemu warasuzuguritse, ariko Uwiteka Imana yiteguye kubana nawe, yiteguye kugusubiza, yiteguye lele shifele boya ukwambura umwambaro w'icangiro, umwambaro w'ikisuzuguriro. Lele shifele boya shafaraba, kuko ari Uwiteka Imana ivuganye nawe aho waba uherereye. Ibyo utabwira umugabo, ibyo utabwira umugore, ibyo utabwira umwana, ibyo utabwira inshuti, Imana yamaze kubibona. Kandi lebo ya sisefo, lele devo lebo ya sisefo, muri ubwo busa Imana igiye gukuramo igifatika. Lele shika tuta ya sisefo, kuko ari Uwiteka Imana ibwiye ngo nkubwire iyi saha. Lele shika tu ya sisefo, kuko Uwiteka Imana arakugendereye. Lele boya sisefo, warugeze ahantu. Lele shika tu ya sisefo, wumva ucitse intege, Imana ikwambitse imbaraga. Lele shika tu ya sisefo, nimba utarakizwa ukaba wumvishije ijambo, lele shika tu ya sisefo, usubire mwaya magambo. Vuga ngo Mana ishobora byose, nje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Data, ndatura ko ndi umunyabyaha, ibyaha byanjye ndabikwaturiye byose. Ibyo nakoreye ku mugaragaro abantu banziho ndabikwaturiye byose. Ibyo nakoze mu ibanga abantu batazi, ariko wowe uzi, kuko umbwiye yuko hose uhareba. Mana ishobora byose, ndemera ko Yesu Kristo yamfiriye ku musaraba, akazuka ku munsi wa gatatu kugira ngo nezwe. Mana ishobora byose, koresha amaraso ya Yesu Kristo yeze ururimi rwanjye, yeze amaso yanjye, yeze amatwi yanjye, yeze umubiri wanjye, yeze umutima wanjye, yeze ahantu hariho hose, anyeze kandi antunganye. Mwami wanjye Yesu, nkweguriye ubugingo bwanjye, umbere umwami ndetse n'umukiza mu bugingo bwanjye. Mbu wawe kandi umpindura icyaremwe gisha. Nsezereye Satani wankoreshaga, nsinyuye amasezerano ye. Uhereye none, Mwami wanjye Yesu, ngusezeranije ko ibyaha nakoraga ntazabisubiramo ukundi. Mwami wanjye Yesu, umpindura umwana wawe, umpa imbaraga n'ubuntu byo gutsinda icyaha n'igisa nacyo. Urakoze kuko ubinkoreye, ukaba umbwiye ijambo ryawe, ukaba ugiye kurikoreramo, ukaba ugiye kuryuzuza ku buzima bwanjye. Urakoze kubw'igitangaza cyawe nakiriye. Senze nizeye kubikoze mu izina rya Data, iry'Umwana, iry'Umwuka wera. Amen.